nk'umusirikare yanze gutwara imodoka nk'abandi bose, ahitamo tata n'igifaru. Yanze gufata ikaramu ngo yige nk'abandi bose, aminuza akora akazi nk'abandi bose, aba umwarimu mu mashuri mato cyangwa se ayisumbuye cyangwa se yajya muri kaminuza. Ahitamo gutwara imbunda ubuzima bwe bwose. Yanze uburiri n'ubusitani, yanga gutwara imodoka nziza, yanga kuba mu nzu nziza, yanga kurya arayifu, afate shire bajye ku mazi bifotoze amafoto ari selfie, barya ubuzima koko. Ibyo biteye umugongo. Ahitamo kwibera ishyamba hatazigera na rimwe abona uko yoga, uko avugana n'inshuti ze cyangwa umuryango we bikuranye na rimwe. Kumva umuryango we ari nk'amateka kuri we. Ibi ngibi ni inshingano ze nk'umusirikare. Inshingano ze nk'umusirikare ni gukorera igihugu cye, arwana intambara umunsi ku munsi, ahamara amasaha menshi cyangwa se imyaka myinshi rimwe n'imwe atarahindukira ngo ajye no mu rugo akareba umuryango we cyangwa se awusure. Aho abandi bahunga amasasu atagira ingano, we ntaba yerekeza gufarwa amasasu umuriro, amakompara atagira uko angana. Ushobora kwibaza ngo undi w'umusivili yabikora. Aho umusivili yumvise isasu cyangwa se kompara aba yirukanka asiganwa n'amasaha, ariko umusirikare we ibyo ntabwo ari ibyacitse, aba yumva ari nk'ibisanzwe koko. Ni ukubera gukunda igihugu, kuko nawe yagakwiye kuba ari mu biro nk'abandi bose, yandika impapuro cyangwa se nyasheke muri banki, cyangwa se akora mu yindi minisiteri zitandukanye. Ibyo ngibyo yagakwiye kuba abikora, ariko kuko igihugu cye arakirwanirira. Amasaha menshi aya ku kazi, 24 ku yandi, usanga kenshi yibera mu kazi. Niyo mpamvu umusirikare arakomeye koko, n'umusirikare uhamye. Ndabashimira.